Tuguhaye ikaze kuri channel ya Nutrimedi Plus, muri kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku bigendanye n'umubyibuho ukabije ariko mu bana, childhood obesity. Childhood obesity ni ikibazo kiri kugenda gifata intera cyane mu bihugu byateye imbere, ariko no muri iki gihugu cyacu cyangwa se mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, naho ikibazo cy'ibiro byinshi bigenda bizamuka mu bana kiri kugenda cyiyongera. Turarebera hamwe ese ni gute ushobora kurwanya umubyibuho ukabije mu bana bawe, cyangwa se ni na gute ushobora kuwirinda utaragera igihe uza ku bana bawe ndetse no ku bantu bakwegereye. Niba utarakanda subscribe, ni byiza ko uyikanda kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro by'imirire, ibonezamirire ndetse no kwita ku buzima muri rusange. Ikibazo cy'umubyibuho ukabije mu bana kiri kugenda gifata intera, ariko kandi ni ikintu umuntu ashobora kwirinda. Ubundi tuvuga yuko umwana afite umubyibuho ukabije iyo dukurikije ibiro bye n'uburebure bwe, tugakora icyo twita BMI for age, dukurikije nyine ntabwo tugendera ku bipimo by'abantu bakuru, ahubwo hari ibipimo by'abana dupima umwana tukareba ngo uburebure afite n'ibiro afite, dukurikije niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, ese BMI for age ye ntabwo iruta ibyo yakagombye kuba afite. Hariho ibipimo n'amatablo tugenderaho tukamenya ngo umwana afite umubyibuho ukabije cyangwa se atangiye kugira ibiro byinshi. Ariko cyane iyo BMI for age iri hejuru ya +2 Z score, ni ibipimo biba biri hejuru, bituma tuvuga ngo uyu mwana afite umubyibuho ukabije. Niba ufite ikibazo cy'uko utekereza yuko umwana wawe ashobora kuba afite umubyibuho ukabije, ushobora kumuzana tukamufasha, tugahuza ibiro bye, uburebure bwe. Niba ari umukobwa baba bafite ibyabo, niba ari umuhungu baba bafite ibyabo, bityo tukamenya yuko afite umubyibuho ukabije. Hari ibintu rero bimwe na bimwe bishobora gutera uyu mubyibuho ukabije. Icya mbere, bishobora guterwa n'imirire itaboneye, kudakora imyitozo ngororamubiri, gusa n'amajene agiramo uruhererekane rw'imiryango, ndetse n'ahantu umuntu aba, environment factors zishobora nazo gutuma umwana agira umubyibuho ukabije. Reka rero twirebere cyane ibyo umuntu ashobora guhindura, kuko hari igihe umuntu ahita avuga ngo twe mu muryango wacu turabyibuha, ubwo n'umwana nuko birarangiye niko bizagenda. Oya, ahubwo hari ikintu uba ushobora gukora bigatuma we atajya muri uwo murongo wo kugira ibiro byinshi, ahubwo akagira ibiro byiza. Kuko ubushakashatsi buvuga yuko umwana ugize umubyibuho ukabije ari mutoya aba afite ibyago byinshi byo kuzongera kugira umubyibuho ukabije abaye mukuru. Ashobora kugera mu myaka ya adolescence bigashira, ariko yaba mukuru wa mubyibuho ukabije ukagaruka. Icya kabiri kandi, bishyira abana bagize umubyibuho ukabije ari batoya, bibashyira kuri risike yo kuzagira izi ndwara zitandura ari bakuru. Bo ibyago byikuba hafi inshuro 3 zo kugira zino ndwara zitandura iyo ari abantu bakuru. Ubwo harimo diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, uburwayi bufata mu ngingo, ndetse n'uburwayi bw'ubuhumekero, asma, uburwayi bwo guhumeka nabi, biriyongera ku muntu wagize umubyibuho akiri mutoya. Ni iki rero ushobora gufasha umwana wawe ubona ushaka kugira ibiro byinshi cyangwa se deja ubifite? Icya mbere ni uko ugomba kumugaburira indyo yuzuye ariko isanzwe, y'ibiryo bisanzwe. Akarya indyo yuzuye ihindagurika, irimo ubwoko bw'ibiribwa bitandukanye, carbohydrates bitera imbaraga, proteins, imboga, imbuto, ubwoko bw'ibinyamavuta bwiza, kandi bikaba bihindagurika, ariko ari ibiribwa nyabiribwa, ari ubwoko bw'ibiribwa nyabiribwa, apana ibyahinduwe bitari processed. Dufata urugero, umwana ashobora kurya ibirayi, undi akarya Pringles cyangwa se amafiriti, cyangwa se akarya ibirayi bihinduwe. Uko biba processed uko biba byiyongeremo amavuta, imyunyu n'ibindi bintu bishobora gutuma umubyibuho ukabije uzamuka. Gerageza kwita ku biribwa uko byakabaye. Niba umwana ashobora kurya umwembe, narya umwembe aho kugira ngo anywe ji y'umwembe.
aho kugira ngo umugurire ji ngo ni ikozwe mu mwembe, ahubwo narye umwembe usanzwe. Ibande cyane ku biribwa buri natural, by'ibiribwa byuzuye bidahinduye bitongeyemo ibindi bintu, bizamuha intungamubiri akeneye kugira ngo akure, ariko binamurinde bino bintu byongerwa mu bihinduwe nk'amasukari, amavuta menshi, umunyu mwinshi, ndetse binamurinde ko ibiri processed umwana ashobora gukoresha byinshi. Ushobora kumuha agakarito ka chips kuzuye akakarya kakamara, ariko ibirayi akaba yarya 5 akarekera, kandi akaba haze atiyongereye n'ibintu bibi bishobora gutuma agira umubyibuho ukabije. Kabiri, icyo ugomba kwitaho, ite ku ngano y'ibyo umwana arya. Niba ubona umwana arya ibiribwa byinshi birengeje ibyo ugereranyije umwana yagakwiriye kurya, ni byiza yuko ufatirana hakiri kare, mugatangira gutoza umwana kurya ibiribwa bikeya, ugakoresha agasahani gatoya, mukirinda nyine kumuforosa. Akenshi bitangira ababyeyi aribo babyica, bavuga ngo oya urahaguruka ari uko bimaze, birye n'ibi ngibi byose ubimare, nyine mara ibyo bintu twakwaruriye byose ubimare, isahani usige yera. Si ngombwa guforosa umwana kurya ibiryo byose ngo abimare, ahubwo mutoze kurya ibiribwa biringaniye kandi bidakabije kuba byinshi. Niba umwana deja we yarafashe iyo mico yo kurya byinshi, tangira ugerageze gukoresha isahani ntoya, akayiko gatoya, bityo bizatuma atari burya ibiribwa byinshi nk'umwana waririye ku gisahani kinini, igisahani cyuzuye, bityo bitume atagira ibiro biri hejuru. Gatatu, irinde ibiribwa birimo amasukari menshi, cyane cyane ibyo kunywa, amaji, amafanta, ibi bintu byongeyemo isukari nyinshi, ndetse n'amakeke, amakandizi, amabombo, amashokola, byirinde rwose, kuko bizagira uruhare mu gutuma umwana wawe atagira ibiro byinshi. Ababyeyi benshi usanga iyo batashye batahana ayo mabombo, amashokola n'ibindi, ugasanga bituma umwana agira uruhare, umubyeyi agira uruhare rwinshi mu gutuma umwana we yiyongera ibiro, kubera ko niwe umugurira ibinyamasukari byinshi. Ubundi umubyibuho ukabije w'abana tuvuga ko ari umubyeyi akenshi urugiramo uruhare, kuko ni twebwe tugurira abana ibyo barya, ni twebwe tubahereza ibyo barya. Ni byiza yuko ureba ko ese si wowe utuma umuzanira ibiribwa birimo amasukari, ibinyobwa birimo amasukari. Akenshi kandi hakaba n'uburyo ababyeyi bapromotinga ko umwana akunda ibyo biribwa, ugasanga kugira ngo yitware neza uramubwira ati ndakugurira shokora nukora iki ngiki, ndaguha bombo nugira ibi ngibi, ugasanga nyine ni twebwe tugira uruhare mu gutuma abana bagira imyitwarire mibi cyane ku bigendanye n'imirire. Ikintu cya kane ugomba kwitaho ni uko ugomba kwita mu gutuma behavior nziza ku bigendanye n'imirire zitangira kare. Hari ukuntu umwana aba afite umwaka, yakwanga imboga ukazikuramo, yavuga ngo ndashaka iki ngiki, akaba ari cyo mumuha gusa. Uba ugomba kugira uruhare mu gutuma health habits zitangira hakiri kare. Witekereza ko azarya imboga amaze gukura, amaze kugira imyaka 7-8, ahubwo bitangire kare akiri mutoya. Umusobanurira impamvu imboga ntuzikuremo, nakuramo igitunguru ngo umureke, nakuramo karoti umureke, navuga ati ndarya umuceri gusa umureke. Oya, ahubwo health habits zigendanye n'imirire zitangire kare, udategereje ngo ngiye barya imboga ngo kuko iyo bariye potage gusa. Hari ababyeyi twakira bakakubwira ngo umwana arya imboga muri potage gusa, ariko ugasanga nta na effort umubyeyi yashyizemo kugira ngo umwana we yemere imboga. Ariko aho ngaho ni byiza kureba ko wowe urazirya, nuha umwana imboga ariko wowe utazirya, cyangwa se ukaba nawe abona urya bya biribwa bibi, ubundi example ibyo umubyeyi yarya umwana nawe arabirya. Ariko niba nawe wabona utoranya ukagira ibyo ukuramo, ukashyira karoti yariya yirya, ugakuramo ibitunguru, za poivron ntuzirye, nawe still ntabwo ashobora kubirya, kuko azi ko mu rugo biremewe guselectinga ibyo urya, hari ibyo umuntu yemerewe kurya no kugira ibyo atarya. Ariko iyo uri umubyeyi ukamwereka, nyine ni kimwe mu bishobora gutuma
umwana agira ibiro byiza nuko umubyeyi agomba kuba a good example ku mirire, ukaba icyitegererezo cyiza. Izo mboga nawe akabona arazirya, akabona bya biribwa bibi nawe ntubirya. Ariko iyo wowe ubirya ukamubwira ngo wibirya kuko ufite ibiro byinshi, ayo ni amakosa. Umwana ashobora kumva yuko ahubwo harimo kutamukunda cyangwa se kumwibasira mu bundi buryo. Ni byiza rero yuko uba example. Nicyo kintu cya gatanu ugomba kwitaho mu mirire, ba example. Kandi ntutegereze yuko umwana aziga imirire myiza ari uko akuze, ahubwo umwana abyiga guhera atangiye kurya. mu mugaburira ibiryo byiza birimo intungamubiri zose, ariko bita-excludinga, bidakuramo imboga, bidakuramo karoti, ahubwo umusobanurire. Karoti zifasha mu gutuma ugira uruhu rwiza, zizatuma ugira amaso meza, zizatuma utambara rinete kubera ko rinete amaso aba yapfuye. Umusobanurire bituma utagira ibiheri mu maso. Usome cyangwa se urebe icyo kintu gifasha, noneho umusobanurire mu rurimi abasha kumva. Uko ugenda umusobanurira niko agenda akunda ibiribwa runaka. Ibi nibi indagara zituma wenda ugira amagufwa akomeye, uba muremure. Umumotive umwana umubwira icyo ibyo bintu agiye kurya bizamufasha, ariko kandi nawe ube example. Ibyo urya ari byo nawe umusaba kurya. Ikindi kintu cya gatandatu ukwiriye kwitaho nuko ukwiriye gushyiraho amasaha yo kuriraho n'amasaha atarayo kuriraho. Hari ingo nyinshi ushobora gusanga nyine umwana igihe cyose ashatse kurya arajya muri firigo, afata imibirimo cyangwa mu kabati cyangwa ahandi hose, ugasanga habaho kuryagagura bya hato na hatoya. Ni byiza yuko mugera amasaha yo kurya, ni mu gitondo, niba hari snack ya saa yine, niba hari ya saa 9, nyine hakabaho igihe cyo kurya kiri fixed, kidahindagurika. Atari igihe umwana byumviye, atari igihe umuntu yumvishije inzara uko abishaka, ahubwo hakabaho amasaha yo kurya n'amasaha atarayo kurya. Kandi cyane cyane ku bigendanye na snacks, nk'uko twabibonye ku ndyo yuzuye ko twibanda ku biribwa bisanzwe, ni nako kuri snacks, kuri yari amafunguro matoya yo hagati mu munsi, ni byiza ko nanone twibanda ku biribwa bidahinduye. Dufata urugero, aho kugira ngo arye biscuit cyangwa keke cyangwa iki, ashobora gufata umuneke, ashobora gufata pome, ashobora gufata umwembe, ashobora gufata byibura yawurute cyangwa amata, aho kugira ngo afate biriya bintu bindi bihinduwe byongewemo amasukari n'ibindi. Snacks zikaba ari ibintu biri healthy. Why not adashobora kurya karoti zikasemo utuntu twiza dushushanyijemo ibyo ushaka, ukabufata urunyanya, karoti, pome, umuneke, umwembe, amata, kurusha kumuha izindi snacks z'amabiswi n'ibindi. Bizamufasha mu gutuma abona intungamubiri nyinshi nziza zimufasha ku biro bye ndetse n'imikurire ye, kandi bimurinde yuko yiyongera ibiro byinshi. Ikindi kintu cya karindwi ukwiriye kwitaho nuko ukwiriye kwirinda yuko abana barya banarangaye. Dufata urugero, hari abana batoza kurya bari kubereka telefone, ibitente, cartoons, ugasanga umwana igihe cyose arya ariko focus ye itari ku kurya, ahubwo arangajwe na televiziyo n'ibitente n'ibindi, kubera ko nyine bitangira abana ari uko banga kurya, cyangwa se kubera ko dushaka kwiyorohereza nk'ababyeyi, tugatuma dushyiraho ikintu kimurangaza, ariko ugatuma we atabasha kumva yuko ari no kurya ngo amenye nuko yahaze, avuge ngo nahaze, arekere. Ni byiza rero yuko igihe cyo kurya kiba igihe cyo kurya, nta zindi distraction, nta bindi bintu bimurangaje, bityo bizatuma ibyo arya biba bikeya kandi yumva ko yahaze hakiri kare. Uzarebe nawe uri umuntu mukuru, ushobora kuba uri kureba televiziyo ugafata ikibolo cyuzuyemo injugu cyangwa ubunyobwa ukakirya ukakirangiza, ariko ntiwumve ko wahaze. Kubera iki? Ntabwo uri kurya witaye kuko uri kurya. Niyo mpamvu n'abana bagomba kumenyera kurya bari kurya, batari kureba televiziyo, batari kureba izindi screens zishobora kubahuza, ntibamenye yuko bahaze. Ikindi kintu cya karindwi ugomba kwitaho nuko ugomba kugabanya screen time. Igihe umwana
amara imbere ya televiziyo, iPad, telefone n'ibindi bimurangaza. Uko umwana arangarira ibyo bintu bivuze ngo amasaha ya physical activity yo kuba yirukanka, akina, agira gute aragabanuka, ahubwo ugasanga umwana amaze amasaha menshi yicaye, kandi no ku ishuri yari yicaye, umwanya wa recreation ni mutoya, bigatuma physical activity y'umwana iba ntoya. Bityo bigatuma ibyo arya atabikoresha, bikongera ibyago byo kugira umubyibuho ukabije. Ubundi WHO irekomendinga yuko umwana atakagombye kurenza isaha imwe ya screen time imbere ya za televiziyo, kandi ku mwana nanone umaze gukura. Umwana uri munsi y'imyaka 3-4 ubundi si byiza yuko areba izi screen, ahubwo byibura ko umwana uri hejuru ntabwo agomba kurenza isaha imwe. Ikindi ari cyo cya nyuma, ikintu cya 8 ugomba kwitaho, nuko ugomba gukora imyitozo ngororamubiri. Mushobora kumutoza gukora imyitozo ngororamubiri byibura isaha imwe ku munsi, yirukanke, anyonga igare, atere ballon, nyine hagire physical activity akora, bimufasha mu gutwika ibiri excess yaba yafashe, gukoresha bya bintu yariye, umubiri ukuramo ibyo ukeneye, noneho ibyo udakeneye umubiri ukabasha kubikoresha, bityo bigatuma umwana wawe atagira umubyibuho ukabije. Physical activities ni byiza yuko ushobora no kuba involved kugira ngo nawe yumve ko atari wenyine, atari gukora iyo myitozo ngororamubiri wenyine, buretse ko abana bo banakunda gukina. Iyo ukuyeho televiziyo cyangwa se izindi screens, umwana ashobora gukina mu buryo bworoshye, ku buryo ashobora gukora byibura isaha imwe kuzamuka ntacyo ibitwaye. Ariko ukwiriye kwitondera yuko washyira umwana kuri regime wenyine. Ntabwo umwana yemerewe kujya kuri regime wenyine ngo nuko afite ibiro byinshi, ahubwo ni imyitwarire myiza igomba kurangwa n'umuryango wose. Niba ari ukugabanya amafiriti mukayagabanya mwese, za mayoneze mukazireka mwese, n'ibisa nabyo, mutavuga ngo wowe ngo urabyibushye ngo ni wowe utari burya umugati, cyangwa ibyo bishobora gutuma umwana yiyumva nkaho ari irindi hohoterwa ari gukorerwa, ahubwo byagakwiriye kuba habit y'umuryango wose, imirire iboneye ikaba y'umuryango wose, bityo mukamufasha muri urwo rugendo rwo gutuma atakaza ibiro kandi ari umwana. Gusinzira k'umwana nabyo ni byiza, ni kimwe mu bishobora gutuma agira ubuzima bwiza muri rusange. Abana badasinzira nabo bifite ahantu bihurira no kugira umubyibuho ukabije. Ikindi tutakwibagirwa kuvuga nuko ukwiriye no kumenya ese uyu mwana wanjye arya ate ku ishuri. Ku ishuri ni hamwe mu hantu naho hashobora gutuma umwana agira ibiro byinshi. Hari amashuri usanga barya nabi. Dufata urugero, snacks bafata amapizza, banywa amaji, buri saa sita bariye amafiriti, ugasanga nyine imirire yaho yo ku ishuri ntabwo iboneye. Ukwiriye kwitondera ukamenya ngo ese umwana wanjye ntapfira ku ishuri, bityo bizagufasha mu gutuma ubasha kumenya icyo wahindura, yaba ku ishuri cyangwa se mu rugo. Umenye ngo wenda mu rugo ndaba strict kuri uru rugero kubera ko ku ishuri bitagenze neza, ariko ushobora no kwegera ku ishuri mukagira uburyo mu binoza umwana ntagire umubyibuho ukabije, kugira ngo atazagira kwibasirwa na za ndwara twabonye zitandura ziba ziri ku rugero ruri hejuru ku mwana wagize umubyibuho ukabije akiri mutoya. Nibyo rero twari twabahitiyemo uyu munsi, ni gute ushobora kurinda umubyibuho ukabije umwana wawe, ni na gute ushobora kumufasha mu gihe awufite. Ariko hari igihe usanga ukeneye ubufasha bw'umwihariko, waza tukagufasha. Dukorera Kimironko hafi ya Simba, tukanaganiriza umwana, tukamwigisha bya bindi atumva kuko ari mama ubimubwiye, kuko ari papa cyangwa undi umurera. Byibura iyo muganga bimubwiye ashobora kubyumva nk'ibintu kuko biri seriye, mukanaganira mukemeranya ku bintu runaka, bityo umwana ntabifate nk'igihano, ahubwo akabifata nk'aho ari we turi kugirira neza, kandi nawe akabigiramo uruhare.
nibyo rero twari twabayitiyemo uyu munsi. Niba ukeneye ubufasha bw'umwihariko wadusanga Kimironko hafi ya Simba Supermarket kuri Nutrimedi Plus. Ikindi waduhamagara kuri 0788 94 04 74. Tugiye kuganirira hamwe ibigendanye n'indwara zifata imisemburo ikorwa n'impindura cyangwa se icyo twita pancreas. Tumaze iminsi tuganirira hamwe indwara zigendana cyane n'imisemburo itari ku murongo, ibyo twakubiye hamwe mu cyo twita endocrine system. Endocrine system ni uburyo umubiri ukora imisemburo igafasha mu gukorwa cyangwa se mu bikorwa umubiri ugomba gukora, nko kuringaniza isukari mu mubiri, kuringaniza ubushyuhe, uburyo umubiri ukora muri rusange, ukora imbaraga ubikuye mu byo twariye ndetse n'ibindi. Uyu munsi rero muri ibi biganiro turibanda cyane ku bigendanye n'ibikorwa n'impindura cyangwa se pancreas. Niba utarakanda subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo umenye ibigendanye n'ubuzima, imirire ndetse no kuboneza imirire muri rusange, yikande kugira ngo utajya ucikwa no kumenya uburyo ukwiriye kwiyitaho n'ibyo ukwiriye kurya kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Pancreas ni inyama iboneka mu mubiri wacu ku gice cyo kunda, ndetse ikaba ifite akamaro gatangaje. Nkuko muyibona nuko nguko imeze, si inyama nini, ni inyama, ni organ iringaniye iboneka muri iki gice cyo kunda. Ifite akamaro kanini kubera yuko idufasha cyane mu gutuma isukari yo mu maraso yacu iba iringaniye. Hari imisemburo pancreas ikora idufasha cyane mu gutuma tubaho neza, kandi iyo itari gukora neza biba bishobora gutera uburwayi bumwe na bumwe. Muri iyi minsi tugiye kuganira cyane ku burwayi bugendanye n'igihe imisemburo ya pancreas idakora neza. Tuzarebera hamwe ubwoko bwa mbere bwa diabete, icyo twita type 1 diabetes, twongere turebere hamwe type 2 diabetes ni ubwoko bwa kabiri, nayo tuzareba ngo ese ubwo bwoko bwombi butandukanira hehe. Gatatu tuzarebera hamwe indwara yo kubura isukari cyangwa se icyo twita hypoglycemie, ndetse tunarebere hamwe ese ibyo byose umuntu akwiriye kurya gute kugira ngo agire ubuzima bwiza cyangwa se ahangane na kimwe mu bintu bye bitagenda neza muri izo ndwara eshatu tubonye. Hari n'izindi ndwara zigendanye nk'amakanseri ya pancreas n'izindi, ariko twebwe tuzibanda cyane kuri izi ngizi eshatu zishobora kugendana n'imirire, ndetse imirire ishobora kugira uruhare mu gutuma umuntu ufite iyo ndwara ashobora koroherwa, ashobora kuyibana, ndetse bikamurinda na complication zishobora kubonekamo. Indi ndwara tuzavugaho gatoya, tuzavuga kuri gestational diabetes. Ni indwara ya diabete iza cyane iyo umuntu afite gestational diabetes. Yo ni diabete iza cyane iyo umuntu atwite. Uyu munsi rero turatangira ku bwoko bwa mbere bwa diabete, iyo twita type 1 diabetes. Type 1 diabetes ubundi tuyivuga iyo umubiri, twabonye ya pancreas kuko ariyo turi buhereho, ariyo endocrine gland y'uyu munsi turi buvugeho, cyangwa se hormone ziva ku mpindura ariyo pancreas. Ubu bwoko bwa diabete type 1 diabetes ni igihe amaserire cyangwa se uturemangingo dutoya two muri pancreas twitwa beta cells, iyo tutakivubura umusemburo bita insuline. Beta cells icyo zishinzwe ni ugukora uwo musemburo cyangwa se iyo hormone bita insuline. Iyo rero utwo duserire dupfuye dukoreye ya insuline, cyangwa se tugakora insuline nke cyane, umuntu ashobora kugira ubwoko bwa mbere bwa diabete. Ubu bwoko rero, iyi insuline ubundi ikora iki? Insuline ubundi ni umusemburo ushinzwe kugabanya isukari yo mu maraso. Iyo tumaze kurya ibiribwa byacu, mu biribwa byose buriya habamo ibinyamasukari. Bishobora kuba bitandukanye, ariko isukari ntabwo ari iyi ngiyi twongera
mu cyayi cyangwa mu gikoma, ahubwo n'ibiribwa byose bigira isukari ariko ku rugero rutandukanye. Iyo rero turiye ibiribwa, isukari yo mu maraso yacu irazamuka. Iyo izamutse, za beta cells zivubura wa musemburo wa insuline, noneho insuline ikaza ikagabanya ya sukari yo mu maraso, igatuma uturemangingo two mu mubiri wacu dufunguka tukakira isukari. Isukari ikava mu maraso ikajya muri cells, ishobora kubikwa mu mwijima, ishobora kubikwa mu mikaya arizo muscles, ishobora ndetse no kubikwa mu tundi turemangingo dutoya ibyo twita cells, ikava mu maraso ikajya muri ibyo bice by'umubiri, ariko ikajya noneho muri selire zayo. Uko nguko niko isukari iva mu maraso ikinjira mu mubiri, ikareka kuba blood sugar iri hejuru, isukari yo mu maraso iri hejuru, ahubwo ikinjira mu mubiri. Kuko iyo isukari iri hejuru mu maraso, amaraso aguma atembera mu bice byose by'umubiri, bigatuma hari ibimenyetso cyangwa se bimwe mu bishobora kwangiza umubiri kuko isukari iri hejuru. Iyo rero isukari ibitswe muri twa turemangingo, bituma umubiri wacu ukora neza. Icya kabiri, habaho umusemburo bita glycagon. Glycagon yo iyo tumaze igihe kinini tutari kurya, umubiri ugakoresha ya sukari yari ifite igashira, umubiri noneho utanga message, hakavuburwa noneho umusemburo bita glycagon, iyo ishinzwe kubwira ya maserire, ya mikaya na ya sukari yari yibitse mu mwijima ngo noneho isukari yabaye nkeya mu maraso, ni murekure ya sukari mwabitse isubire mu maraso, kuko ikigero cy'isukari yo mu maraso ubundi kigomba kuba kiringaniye. Iyo rero isukari zamutse, beta cells zivubura wa musemburo wa insuline, umusemburo wa insuline ugatuma isukari iva mu maraso ikajya kubikwa. Iyo nanone isukari ibaye nkeya cyane mu maraso, umubiri uvubura glycagon. Glycagon noneho yo ikabwira za cells na ya mikaya n'umwijima, bikongera bigatanga ya sukari yabitswe, noneho isukari igasubira mu maraso mu buryo bworoshye butarimo amaterme menshi na shimi nyinshi. Nuko nguko iringanizwa ry'isukari rigenda mu maraso. Ku muntu rero ufite ubu bwoko bwa mbere bwa diabete, hari igihe za beta cells ze zivubura insuline zipfa. Zishobora gupfa bitewe n'ubwoko bwinshi butandukanye cyangwa se n'impamvu zitandukanye. Rimwe zishobora gupfa bitewe n'uko umubiri wabonye izo cells nkaho ari ikintu kibi, noneho umubiri ukazataka, icyo twita autoimmune disorders. Umubiri nyine ukitera ubwawo ikica izo cells, bityo insuline ntibashe gukorwa neza. Hari ndetse n'izindi mpamvu, harimo kuba bishobora kugenda mu maraso bihereditaire n'izindi mpamvu. Iyo rero bigenze gutyo, umuntu ararya, isukari ikazamuka mu maraso, ariko kuko adafite insuline cyangwa se umubiri we uvubura insuline nke cyane, bigatuma ya sukari iguma iri hejuru mu maraso. Ariyo mpamvu ubu bwoko bwa type 1 diabetes bwitwa insulin dependent. Ni ubwoko bwa diabete ariko budependinze kuri insuline, ntabwo insuline ibihari nyine. Niyo mpamvu umuntu urwaye ubu bwoko bwa diabete bisaba yuko aba kuri treatment yo kwitera cyane cyane uyu musemburo. Hagombaho kubaho nyine uyu musemburo uza ugasimbura ya misemburo yindi yagombaga gukorwa. Ikintu rero uyu muntu ufite ubu bwoko bwa diabete agomba kwitondera imirire ye. Ariko tutaragera ku mirire ye, iyi ndwara cyane y'ubwoko bwa mbere bwa diabete ikunda kuboneka mu bantu batoya, mu bana, mu badolescent, ingimbi n'abangavu, ndetse n'abantu bakuru ariko bakiri batoya. Cyane cyane ubu bwoko buboneka mu bantu nyine cyane bakiri batoya, aho uzabona umwana w'imyaka 5, imyaka 3, imyaka 11 ngo barwaye diabete. Akenshi baba barwaye ubu bwoko bwa mbere bwa diabete.
ese rero ushobora kwibaza ngo ku muntu urwaye ubu bwoko bwa diyabete imirire ye igomba kuba iteye gute? Bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka yuko ufite ubu burwayi bwa mbere bwa diyabete, icya mbere nuko harimo gusonza bya hato na hato kandi nabyo ukumva ntibisanzwe ugereranyije n'igihe uheruka kurira, ukumva urasonza cyane bidasanzwe. Kabiri, harimo gushaka kwihagarika bya buri kanya. Niba ubona umwana wawe afite bimwe muri ibi bimenyetso, kuko mostly tubonye ko ikunda kugirwa n'abantu batoya cyangwa se abadolesa n'abantu bagifite imyaka mikeya, ni byiza yuko nk'umuntu mukuru cyangwa se nk'umubyeyi ugomba kumenya ibimenyetso kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose ubonye umwana wawe afite ibimenyetso bidasanzwe wihutire kumujyana kwa muganga. Ikindi, harimo gutakaza ibiro mu buryo nabwo budasanzwe kandi butagendanye n'uburyo umuntu arya, akaba asanzwe arya nk'uko bisanzwe ariko ukabona umwana cyangwa umwadolesa wawe ari gutakaza ibiro mu buryo budasanzwe. Ikindi, habaho kumva umunaniro mwinshi ukabije kandi udafite aho uhuriye n'ibyo umuntu yakoze. Ikindi, ushobora kumva ufite inyota nyinshi no kumagara, ukumva urashaka guhora unywa cyane, nabyo bishobora kuba ikimenyetso cy'umuntu ufite iyi ndwara y'ubwoko bwa mbere bwa diyabete. Ikindi kimenyetso, ushobora kutangira kubona utareba neza, cyangwa se umwana wawe akakubwira ko ku ishuri atareba neza ku kibaho, ukabona nyine kureba ntibimeze neza, hameze nk'iharimo ibihu, imirebere ikaba itameze neza. Ikindi, bamwe na bamwe bashobora kugira ibibazo byo kuruka ndetse n'isereri n'isesemi, bishobora kugendana nanone n'ubu bwoko bwa diyabete. Ikindi, hashobora kubaho kurwara ama infection adasobanutse, yaba yo mu matwi, yaba ama infection urinaire n'ubundi bwoko bw'ama infection, bitewe n'uko isukari iba iri hejuru mu maraso, bigatuma bagiteri zishobora gukura mu buryo budasobanutse cyangwa se mu buryo buri hejuru, cyangwa umwana agahora arwaragurika utuntu tw'utu infection twinshi bitewe n'uko isukari ye ihora iri hejuru. Ubundi urebeye hamwe ibimenyetso bya type 1, ubu bwoko bw'iyi diyabete, na type 2 byenda kuba kimwe, kuko byose bihurira mu kuba isukari iri hejuru mu maraso, bigatuma bigira ibimenyetso bimwe. Rero umuntu ufite iyi ndwara ya diyabete y'ubwoko bwa mbere akwiriye kurya gute? Umuntu ufite ubu bwoko akenshi, kuko baba bakiri abantu batoya n'abana, baba bagikeneye gukura, imikurire yabo iba igomba gukomeza, ari nayo mpamvu hakwiriye kwitonda mu guhereza regime uyu mwana cyangwa se uyu muntu uba ukiri mutoya regime. Icya mbere akwiriye kwitaho ni uko aba agomba kumenya ibigendanye n'ingano ya insuline yitera, akayihuza n'ibyo arya. Ibi ni bimwe mu byo ukwiriye kwitaho mu mirire yawe mu gihe ufite ubu burwayi bwa diyabete. Icya mbere, ukwiriye kumenya yuko ibitera imbaraga cyangwa se carbohydrates consuminga ufata zigomba no kugendana n'ingano ya insuline witera. Hari ubwoko bw'ama insuline, iri rapide, iri lente, ariko twebwe ntabwo turi bujye cyane mu bigendanye n'imiti, kuko kwa muganga bakwigisha uburyo uzajya ugenda witera bikurikije ibipimo ufite. Icyo rero ukwiriye kwitaho nuko ibitera imbaraga byawe biba bigomba kugendana n'ingano ya insuline witera. Ariko mu bitera imbaraga tukugira inama cyane kwita ku bitera imbaraga bidakoboye cyangwa se bidahinduye, bitaciye mu ruganda, bitongewemo n'amasukari. Icya mbere, ushobora kugerageza ibitera imbaraga ariko byuzuye, nk'umuceri wuzuye, aho kugira ngo ukoreshe ukoboye. Iyo tuwukoboye, isukari irimo yinjira mu maraso yihuta. Ikindi, kawunga ziba zikoboye, ifarine ikorwamo imigati n'ibindi, tugira umuntu inama yuko yakoresha ibiri whole grain cyangwa se byuzuye, bituma isukari itinjira yirukanka.
Ikindi tukugira inama yuko ugomba kumenya ingano y'ibyo urya kugira ngo nanone utarya byinshi cyangwa se utarya bikeya. Muganga ashobora kugufasha mu kuboneza imirire yawe, cyane cyane twitaye ku bitera imbaraga, kuko iyo uriye bike cyane ushobora noneho kwitera byinshi, isukari yawe ikamanuka cyane ikajya hasi, cyangwa se wakwitera bikeya wariye byinshi n'ubundi isukari yawe ikajya hejuru. Niyo mpamvu ukwiriye kumenya ibitera imbaraga urya uko bingana. Ikindi uba ukwiriye kumenya amasaha urira. Ntumare igihe kinini utariye, kubera ko kumara igihe kinini utariye nabwo bishobora kugushyira mu kugira isukari nkeya. Isukari nkeya nabyo tuzabireba ibimenyetso byayo ndetse n'ibindi ugomba gukora mu gihe ufite icyo twita hypoglycemia, isukari iri hasi cyane. Ikindi muri ibi bitera imbaraga uba ugomba no kongeraho ibyubaka umubiri cyangwa se proteine. Proteine dushobora kubonamo cyane cyane izikomoka ku matungo, ariko bibaye byiza zidafite ibinure, nk'inyama zidafite ibinure, amafi, inkoko, amagi, amata, ndetse dushobora no kubonamo legumes, ibyubaka umubiri ariko bikomoka ku bimera nk'ibishyimbo, amashaza, ndetse na za nuts, ubunyobwa, ubwoko butandukanye bw'ubunyobwa nabwo ushobora kubikoresha, kuko ibyo ni byiza. Rimwe bifasha mu gukura kw'abana ndetse no kubakwa kw'imikaya kw'inyama. Ariyo mpamvu proteine ni ingenzi cyane ku muntu ufite ubu bwoko bwa mbere bwa diyabete. Ikindi, umuntu ufite ubu burwayi aba agomba cyane kwita ku biribwa bikungahayemo fibers cyangwa se ibikatsikatsi biboneka mu biribwa. Aho ngaho cyane cyane tubonamo imboga ndetse n'imbuto, ndetse hakazamo na bya bindi bidakoboye. Mu mboga ushobora gushyira byibura kuri buri sahani yawe, bibaye byiza 1/2 cyayo kigomba kuba kigizwe n'imboga n'imbuto. Ugakoresha imboga zose, imiteja, amashu, chou-fleur, amabrokoli, dodo, ubwoko butandukanye bw'imboga. Kubera iki? Imboga zishobora gufasha mu gutuma isukari yavuye mu bitera imbaraga itinjira cyane yihuta mu maraso, bityo bigatuma complications zishobora kuririra mu kuba isukari ishobora kwinjira cyane mu maraso zigabanuka, kandi bigatuma insulin ukenera kwitera itagombera kuba nyinshi. Niyo mpamvu ibintu bikungahayemo fibre cyane ni byiza kubikoresha. Harimo na bya bindi twabonye bifite agashishwa k'inyuma katakuweho, nk'imiceri iri brown, umugati uri brown, porridge idakoboye. Ibyo byose bishobora kugufasha mu gutuma isukari yawe iguma iri ku murongo. Ikindi ugomba kwitaho nuko amasaha yo kuriraho agomba kuba ari amwe. Niba urya saa sita ukagerageza kubahiriza amasaha, mu gitondo, saa sita, nimugoroba, ndetse hagati mu munsi ugashobora gufatamo snacks cyangwa se utuntu tworoheje dutuma isukari yawe nanone itagwa hasi. Gusa kuri iyi ndwara ntabwo habaho regime iri strict cyangwa se ivuga ngo iyi ngiyi niyo formule ya regime y'umuntu ufite ubu bwoko bwa mbere bwa diabete, ahubwo kumenya ibyo wariye, kumenya ibyo witera, no kumenya guhitamo ubwoko bw'ibyo urya nibyo byangombwa cyane. Ari nayo mpamvu tuguma tugira umuntu inama ngo mu gihe ufite ubu bwoko bwa diabete ni byiza kwegera muganga kugira ngo agufashe. Ikintu utagomba kwibagirwa nuko uba ugomba guhora uri hydrated, ufite amazi ahagije mu mubiri wawe. Ushobora kunywa amazi, ushobora kongeramo akadimu, ushobora kongeramo utundi turungo dushobora gutuma unywa amazi mu buryo bworoshye, cyangwa se ibindi binyobwa bitazamura isukari cyane mu maraso. Ushobora kunywa amata mu kigero kiringaniye, ushobora gukoresha gusa amaji, ni ukuyitondera kuko ji nyinshi zizamura isukari kandi mu buryo bwihuse. Zishobora zo gukoreshwa mu gihe isukari yabaye nkeya cyane mu maraso, ushaka yuko ihita izamuka mu kanya gatoya. Ikindi ugomba kwitondera nuko ugomba kwitondera cyane ibindi binyobwa n'ibiribwa birimo isukari nyinshi ishobora guhita izamuka mu maraso, nk'ayo maji, nk'amafanta,
amakeke n'amashokora si byiza kuko biba bishobora kuzamura isukari mu buryo bwihuse bwa vuba, ndetse no mu gihe bibaye ngombwa kubikoresha ukaba uzi yuko ibipimo wari bwitere bishobora kuzamuka. Ndetse kandi ikindi ugomba kwitaho ni monitoring, uba ugomba kuguma kwipima nk'uko muganga yagutegetse, kuko bitewe n'ibipimo ufite hari uburyo muganga agutegeka uburyo ugenda wipima buri masaha, amasaha 2 nyuma yo kurya na mbere yo kwitera, kugira ngo umenye ingano ya insulin uri bwitere. Ni byiza yuko uguma kugenzura uko ibipimo byawe bimeze. Ikindi, umuntu ufite ubu bwoko bwa diabete aba agomba kumenya uburyo managing imyitozo ngororamubiri n'uburyo yitera insulin, kuko imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bishobora kugabanya isukari. Ni byiza ko ikorwa ndetse bitewe n'igihe umuntu yirwaye arimo, akamenya ngo imyitozo ngororamubiri shobora kuyihuza gute n'ibyo ngiye kurya cyangwa se n'ibyo nitera, kuko urebye nabi imyitozo ngororamubiri ibishobora gutuma isukari yawe imanuka cyane. Ni byiza rero mu gihe ugiye gukora sport cyangwa se imyitozo ngororamubiri runaka, ubanza ukipima ukareba isukari yawe aho ihagaze, niba se ukeneye gufata akantu kazamura isukari cyangwa se niba ufite ibipimo byiza nabyo ukabimenya. Nibyo muri rusange umuntu ufite iyi ndwara agomba kwitaho, ariko cyane cyane abagomba gushaka muganga kugira ngo amufashe byimbitse bigendanye n'imyaka afite, ibyo akora, cyane cyane ko twabonye biri mu bana batoya ndetse n'abadolesa, bigatuma binamufasha mu kuguma gukura neza atagize ikibazo. Iyo umuntu afata imiti ye neza, afata insuline neza, akarya neza, agakora imyitozo ngororamubiri, akaguma kwikurikiranisha kwa muganga, ni indwara umuntu ashobora kubana imyaka ye yose y'ubuzima kandi ntibimutere ikibazo, akabaho nk'abandi bose. Ariko iyo iyi ndwara itavuwe cyangwa se idakurikiranwe neza, ishobora gutera ibindi bibazo byinshi bishobora kuririra ku kuba isukari ye ihora itameze neza mu maraso. Harimo uburwayi bw'impyiko, uburwayi bw'amaso, uburwayi bushobora guterwa nuko isukari iri hejuru, gucika kw'ibice by'umubiri we bitewe n'ibisebe bibaho ntibikire, ndetse n'ubundi burwayi bwinshi. Ariko ni n'indwara ishobora kubanwa neza, umuntu akayibana, akamenya uburyo arya n'uburyo yitwara, indwara akayibana akabaho nk'abandi bose. Nibyo rero twari twabageneye kuri ubu burwayi bw'ubwoko bwa mbere buterwa no kuba insulin idakora neza, cyangwa se impindura ye pancreas ifite ibibazo mu kuvubura uyu musemburo wa insulin. Niba ufite ubu burwayi, wakwegera umunutritioniste, natwe watwegera tukagufasha. Dukorera Kimironko hafi ya Simba ku kigo gitanga ubujyanama mu mirire bita Nutri Mediplus. Niba utarakanda subscribe, turakwinginze kugira ngo ubikore, kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro byiza, kuboneza imirire ndetse no kwita ku buzima muri rusange. Mwari kumwe nanjye mfite Yesu Leah, aho ubutaha.